bari bagiye ku ishuri no ku ishuri baragaho bakabakirirwa bakarya uzi no gukurira amasaha ubwo ageze bwije nyine bucyo watangiye barenda gutaha urabona ko hakiri kare ikiri nkuru yo mbwira kwereka ibintu nawe ufata umufasha ifitiye shena ngo wamushimusi yitwa wifi ko hari umuntu wigeze kuza kunsura ambwira ko yitwa wifi arambwira ariko mvuga ngo tube n'inshuti eshatu ako tumuneka uwo muneka uwo nguwo namwigizeho inshuti kora buraho ni we inshuti ngambwira ko mwigireho inshuti ndebe ko nzamubona muneke natabasha kumumbonera azanshakire abandi bakorana arebe ko ni we inshuti zi kugoboka umuntu yageze mu byago shamana kuko narabuze umuntu wamfasha narihereye ikibazo njyewe nabuze n'uwo nizera nanjye naravuze ati John ni inshuti yanjye ngomba kumufasha kabisa kandi ndabizi ko tuzamubona kuko umuntu wifuza ugenda umwegereze umwisi ruhande umwereka ko nta ibyo ngibyo nta nicyo bikubwira ariko amakuru ugomba yamubwira ngomba kuyamukuraho tukamubona kuko si wifi n'ushobora gushaka ibyo none ariko urugero kuko ndabizi abakobwa byuko n'abahungu abantu bose bari mu kirere ibyo nibyo nshaka nicyo nabwitiyemo kuri inshuti reba n'amahanga batangiye kumpamagara ngo nzirenge mu kazi kandi abize umuntu umusobanuriza rwose n'akazi nyine ku bosi nese amusaba nyine akamubita ukwezi kumwe nkamushaka tugomba kubikora nk'uko kwezi kumwe twaba twamubona tukimara kumubona dukubita igikwe hanze inani kubona nta nakeza kawe izere tuzamubona kabisa nari nyarukiye hano hirya rero ngiye ku isoko kambanze mpagere nta kibazo rwose urakoze kandi muri nk'umugisha kamugeza ahantu muri telefone shamani ni amakuru yo muri Amerika mba ndi kwirebera sageze Amerika nawe arega hanga utunze amafaranga nawe wagera muri Amerika mba natumije n'imodoka rega mba ndi kureba uburyo ziri bigerina ariko umugore wawe koko mama rero mushiki wawe nako aracari iryo mu Buganda azavayo siko nawe wagera sinzi cyari aramuryohanye buri cyane ako bose nubwo ufite amafaranga nanjye mbonaga nzabaho neza nzabaho nkawe ingwese nawe tubibona cyane aka kazi burakubushimuse nakemeraga cyane reba nk'ejo ubona amafaranga waduhaye ejo munsi wakubona n'undi muntu adukubisikira akahubwo bose w'abantu babaniga bawe bo muzi hejuru nyine habaga igihe nyine umugore n'ubwo babaga batameranye neza umugabo agashaka kujya nyine ngo ikigore cy'abakikije abakijyanye ku ruhande wambwira ngaho ngaho ibiraka ngibyo ni ibintu nge nemera ibyo nawe urabyemera buriya bose mbonaga nje ejo hazaza hanjye hazaba hameze neza sinzi wenda niba uyu mukapo dukorana nawe yewe akazi karangiye cyane niyo mpamvu natagira iki gucuma ukanjandi nyine mwagiye mureka nje noneho kugirana na bemeze nabereka n'ikimenyetso waruzi oya natwe tubizi by'ingero ubu noneho sigaye mfite icyana vugisha ukuri sigaye mfite icyana noneho no gukizana amago ewana kabisa ariko nubwo nirwa nce mutabana cyo nanzagifata nawe gifata neza no kumufata neza wazagitumiza hano tukareba ngo nikimeze ahanga hakugana ubu nawe mera uyu wabona mpinze boss yewe yagupinze nari bwana muhamagara mfite amayinite ariko ndafite noshaka ko namuhamagare video ruko video call oya afite gatosha afite ari muzeho gatari byo nari ndimo ari mu bigeze izi sawa sasa nari ntetse sawa niko byagenze kambe mbaretse ndebe nari abo ni bande mwarashakije se murabo no kuri polisi twagezeyo turi kujya mu bwiwe sindigenze nera nawe mama byumve baba wihinde senze akuse kuko nkaho mama waje kuko tukareba uko tubigenza akazi ari kenshira oya gira nyine uza tubikurikira sarumva umukobwa we ariko ntago ari kubyumva se mwihangane nzaza nko mu kwa kane mu kwa kangahe turi mu kwa 12 muko
none se ubwo icyo gihe Ntakamwa. nta kibazo. naguhamagaye ku mugoroba nkubwira ko turi buhure nari nzi kuraza. Ako yana muri wagwana iki n'iki nye nshaka ngo uzanyereka ahantu abo bantu bajyana. kuba biteye ubwoba se wowe ntawahagera biba biteye ubwoba cyane kandi uzahangeza wowe nusi ko wakugeza nk'ubu ubonye ndimo ndakubita umuntu urumva utagira ubwoba. wapi sinzagira ubwoba. ushaka kureba uburyo bashimuta abantu se hari ibirenze ntari ku cyumweru uzangera nyine nka saa 8 mujyana abaganga. nta kibazo nzaza. rero amasaha arakuze hari gahunda nari ngiyemo numva situgane se bihagije. sezera ndagiye. uragiye sawa nyine ngire.